nabo bandika yuko gushyingiranwa ari isakaramenta ariko ko rifata ariko rihawe umugisha n'umupadiri cyangwa umusaseridoti. Ibyo byashyizweho na papa witwa Soteri mu wa 35 muzabisoma mu gatabo kitwa uruhekane rw'abapapa. Iyo muri kubona amadini uhereye kuri Gatolika afata abadive n'abaporoso bari gusezeranya agahangara akabaza nk'uko ngabaza Berito ngo mbese uzamukunda. Urabona abantu bagenda batoza abana babo kunywa inzoga akamusomeshaho gake gake. Hari n'igihe ukibona ari ibintu biteye agahinda biteye n'ubwoba, ukabona umuntu afashe inzoga ikarishye ari kujya asomeshaho umwana we bakamufotora amusomesha maze agaseka nk'ukoze ikintu cyiza. Gukiranuka gushyira ishanga hejuru ariko icyaha gikoza amoko yose iki isoni. Uwo mwana uri guteza inzoga agakura ubwonko bwe bwarakarabutse, azagera igihe ayinywa yumva itamuhagije inyota yayo inyota mbese atageze ku nyota noneho hamwe n'urumogi. Arangize abone diploma arangije amashuri ariko wamuhana impamyabushobozi yo kunywa urumogi, ahinduke ikimara, ahinduke utimponda, ahinduke uwaturamye ubwenge, utangire kuvuga ngo iki gihe kiratunaniye naho ari wowe watanze imyitozo. Reka mbwira abahungu nubona umukobwa ahangaye kukubwira ngo uzamushyingirwe uzabugushije ishyano n'ubyemera. Biba bicuramye rwose, nta hantu byanditswe, ntibiri mu muco, ntibiri no muri Bibiliya. Mwese turabashuhuje Uwiteka abahire. Ko mutari kwikiriza nk'abanezerewe, turabasuhuje Uwiteka abahire. Mbese hari impamvu zo kutanezerwa zihari cyangwa hari izo kunezerwa? Hari izo kunezerwa, Imana iduhaye ubuzima ikaduha ubukwe, tukaba dutekanye kandi muzi ko hari abandi bamerewe nabi muri uyu mwanya, abantu bicaye batuje bafite ibirori bakwiriye gushima Imana. Ubwo rero turashimye cyane, izina ryawe rihimbazwe. Mureke dusenge niturangiza twese udukunda uri mu ijuru, tugushimiye uburyo waturinze mu buzima bwacu bwose tukaba tugeze kuri uyu mwanya, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye yuko uyu munsi waduteganirije ibyiza, abana bawe bakatwereka ibirori. Warakoze kuko wabarinze kandi bakaba batarahemukiye ababyeyi n'itorero, by'umwihariko wowe bakaba bagurishije icyubahiro kuri aya manywa, uhabwe icyubahiro. Naho rero komeza ubahe imigisha, kandi natwe abagiye kwiga ijambo ryawe dufashe buri wese abonemo umugabane we, tubasabye mu izina rya Yesu. Umuyobozi wa gahunda yaramaze kubivuga, uwo tutaziranye nitwa Ndimubande Benjamin. Ubwo Imana yashimye ko muri uyu munsi ari nge twigana ijambo ry'Imana rigendanye n'igikorwa cya none. Ubwo rero buri wese asengere mu mutima. Ibyo tugiye kwiga ni ibijyaniranye n'igikorwa cy'uyu munsi cy'ubukwe, kandi ntabwo tugiye kubibwira Berite n'uyu mukobwa, ahubwo tugiye kubibwirana twese. Ijambo ry'Imana twese riratureba. Ubwo rero buri wese atega amatwi, kandi twebwe uko twizera ijambo ry'Imana nk'abagorozi, ikintu cyose cyatuma duhurira hamwe ijambo ry'Imana turaribanza, ibindi bigakurikiraho. Ubwo rero na babandi b'abashyitsi bashya batashye ubukwe uyu munsi, Imana ibafashe tugendere kuri iyo gahunda kandi tubane mu mwuka. Icyigisho tugiye kwiga gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo imiganda myiza yo kubaka umuryango. Umuryango kugira ngo ubeho, ijambo ry'Imana ritubwira ko ari ukubaka, ndetse ni n'ikinyarwanda gisanzwe abantu bajya bakibwirana cyangwa bakakibazanya. Wahura n'uheruka ari umusore ukamaze uti se warubatse? Iyo mvugo si igikoreshwa cyane.
ese warubatse, ese urubatse. Ngira ngo iyo umuntu akuraje ngo mbe warubatse, ntabwo uhita umusubiza uti nabuze amatafari cyangwa nta mabati ndabona. Uhita umenya yuko kubaka akubajije ari ukubaka urugo. Ese warashyingiwe, ese ufite umugabo cyangwa ufite umudamu, nicyo aba ashaka kukubwira. Rero ku bantu bubaka amazu, wenda nk'uko iyo mvugo nayo ari imvugo ngereranyo ishaka kubaka, ishaka kuvuga iry'umuryango, amazu dutuyemo ntabwo ibyubakwa biyubakishije bimeze kimwe. Hari bamwe bubakisha ibiti, ariko hari n'abubakisha ibikenyeri cyangwa ibyatsi, hari n'abubakisha amatafari ya rukarakara, abandi bakubakisha amatafari ahiye, abandi bakubakisha bloke sima. Ibyo byose ni ibyubakishwa, ariko ntekereza ko twese abari hano tuzi yuko amazu ajya agira agaciro, agakomera kurutanwa bitewe n'ibyubakishwa byayubakishije. Mbese sibyo? Ntekereza ko umuntu aramutse anagiye kugura inzu iyubakishijwe amatafari ya rukarakara n'iyubakishijwe amatafari ahiye zitagira igiciro kingana. Ntabwo zagira ibiciro bingana ziramutse zubatswe hamwe, kuko imwe bikomeye indi yoroshye. Kubaka urugo bisaba imiganda kandi ikomeye, kandi Imana kuko ariyo itwubakira, akaba ari nawe yagennye iki gikorwa, ntabwo yigeze yemera yuko hari abandi bayisimbura ngo bahagarare mu mwanya wayo kuri iyo ngingo. Iracyakomeje gukomeza uwo mwanya wo kurangira abasore n'abakobwa abo bazashakana, ndetse no kubaha amabwiriza y'ukuntu bazabigenza. Ntabwo Imana yari yemera yuko hari undi muntu uyisimbura. Niyo mpamvu mu migani handitswe ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza umuntu amuhabwa nande? Umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Mbese muri make nta babyeyi bagukunda ngo baguhe umugore mwiza, nta n'abavandimwe bagukunda ngo bazapanga uburyo baguha umugore mwiza. Iyo wagize amahirwe ukabona umugore mwiza, uba wamuhawe nande? N'Uwiteka. Ariko burya nubwo ari iyo mvugo yakoreshejwe ngo umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka, ariko ntekereza ko burya n'umugabo mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Cyangwa mwebwe hari aho mujya mubagura abo bagabo beza. Nuko Bibiliya yakoresheje iyo mvugo ikavuga umugore, ariko niyo umugore abonye umugabo mwiza nta handi aba yamukuye keretse ko aba ari impano y'Imana. Rero muri iki cyigisho cyacu iyo miganda ni myinshi ntabwo twayirangiza, ariko turavuga kuri 5, kandi nshaka kuyitondeka. Narangiza noneho tukayisobanura umwe umwe kandi twihuta. Uwa mbere, umuganda wa mbere mwiza utuma urugo rukomera ni ukwizera ukuri. Uwo ni umuganda wa mbere. Umuganda wa kabiri ni ukwanga ibyaha no kubirwanya, kandi ugahera ku byawe. Umuganda wa gatatu ni ukumenya gusaba imbabazi no kumenya kuzitanga. Uwo ni umuganda wa gatatu. Umuganda wa kane ni ukumenya gushaka ubutunzi no kumenya kubuzigama. Umuganda wa gatanu ni ukumenya kubana n'abandi. Ibintu uko ari 5 ni imwe mu miganda y'ingenzi yatuma urugo rukomera kandi rukaba rwiza. Ubwo maze kuyivuga, reka dusobanure umwe umwe. Uwa mbere ni ukwizera ukuri. Ni ukwizera ukuri. Ukuri se ni iki? Muri Yohana 17:17 hasobanura ukuri. Reka some muri Yohana 17:17. Haranditse ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ubwo ahangaha Yesu atanze definition y'ijambo kuri. Igihe yasabiraga abigishwa be yarabasabiye ngo Imana ibereshe ukuri, kandi ijambo rye ni ryo ki? Ni ryo kuri. Ubwo ushaka kumenya ukuri ngo ni iki? Ni ijambo ry'iki?
ry'Imana. Turasabwa kukwizera, tukakwemera, tukaguhitamo, tukayobora imiryango yacu, tukayobora imibereho yacu. Uwo ni umuganda wa mbere kandi w'ingenzi watuma urugo rukomera: gukunda ukuri, kukwizera, kwemera ko kukuyobora. Hari abantu benshi bajya bubaka ingo ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana batakwizeye, ariko inshuro nyinshi ntabwo bijya bibahira, ntabwo bijya biba byiza. Reka some nanone muri aya magambo, ndasoma mu gitabo cya Yohana n'ubundi, hari umurimo ukuri ngo kuzadukorera. Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 haranditsemo: nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute? Kuzababatura. Ukuri umumaro gufite buriya muri iyi mirongo yombi dusomye, abanyeshuri aribo twebwe twese, nge namwe, turamutse tubaye abanyeshuri beza twakumva yuko tubwiwemo imimaro ibiri y'ukuri. Muri wa mirongo twahereyeho, ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ubwo ni ukuvuga ngo kwezwa kw'imitima yacu tukaba beza, nta handi twabikomora keretse kwezwa n'ukuri. Mbese turikumvikana? Buriya ukuri niko Imana yagennye kuzajya kweza imitima, kandi imitima yacu irandura. Tugira ibyaha, dutekereza nabi, dukora nabi, ibyo tubona, ibyo twumva. Ubundi ngo hari inzira 5 ziganisha mu bwenge, ubwenge nabwo bukajyana amakuru mu mutima, umutima ugace cyangwa ugahumana. Hari ukumva binyurira mu matwi, hari ukureba binyurira mu maso, hari ukunukirwa binyurira mu mazuru, hari ugukabakabwa binyurira ku ruhu, ariko hari no kuryoherwa binyurira ku rurimi. Izo ni inzira 5 zivana amakuru hanze ziyajyana mu bwonko cyangwa se mu bwenge. Iyo binyuze muri izo nzira 5, ahanini turandura ibyo tureba, ibyo twumva, ibyo duhumurirwa nabyo, ibidukabakaba, ibyo tubonja cyangwa se tukabisogongera. Ibyo byose bijyana amakuru mu bwonko, maze tukandura cyangwa se tukabonera, ariko inshuro nyinshi biratwanduza. Rero ukuri cyambere kuzadukorera ngo nuko kuzatweza. Ngo nitumara kwishushanya nako tuzahinduka bera mu mico no mu ngeso zacu, twejejwe na kwa kuri. Ibintu bisukika ni byinshi, ariko nta cyagenewe gukuraho imyanda keretse amazi. Uwaguha amata menshi ntiwayiyuhagira ngo iki, uwaguha umutobe mwinshi ntiwawumesesha imyambaro mike, ariko amazi yo aje akesha imyambaro. Uko amazi aravanaho icyo ku bintu dutunze cyangwa ku mibiri yacu, nani kukuri kw'ijambo ry'Imana ariko gukura umwanda ku mutima konyine. Niyo mpamvu kuko Satani azi yuko ntabazaja mu ijuru banduye, abenshi yababujije kumenya ukuri. Nta nubwo bagushaka, ntibashaka no kugukurikirana ngo bakumenye. Ariko mwebwe abari hano mwese, ijambo ry'Imana ritubwiye yuko tuzezwa n'ukuri. Icya kabiri ukuri kuzadukorera ngo nuko kuzatubatura. Iyo bavuga imbata, imbata aba ari abantu, ni abantu ba kera bagurwaga, bagakoreshwa ibyo bashebuja bahisemo, byabavuna byabababaza. Ntabwo bakoraga ngo bananirwe ngo bashimwe cyangwa bahembwe, ahubwo bakoraga ibyo bategetswe. Mu minsi y'ibyumweru 2 bishize, twari turi muri Tanzania ahantu bita Bagamoyo, ni hafi ya Dar es Salaam, niho imbata bazigurishirizaga. Ubwo rero ni igice cy'ubukerarugendo, ahaba hari ibimenyetso by'ukuntu baziguraga, bakazigurisha, bazitobora mu matwi bagashyiramo insinga kugira ngo zitaza kwinyagambura. Ni byinshi byakorerwaga izo mbata. Yaba agize intege nkeya bakamukubita agapfa, abandi bari kubireba, cyangwa bakamufata bakamuterera mu nyanja kugira ngo abandi banyantege nke bishyiremo akanyabugabo nabo badapfa nk'uko wapfuye. Ububata burahagika bugwa abantu nabi. Ubwo ni ububata bwo kuri uyu mubiri, ariko hari n'ububata bw'iby'umwuka.
iyo musomye muri Bibiliya muzasanga yuko ububata bw'iby'umwuka burimo uburyo butatu. Hariho kuba imbata y'abantu, imbata z'abantu, ukagira kwizera ariko kuyobowe n'ubwenge bw'abandi utikorera ubushakashatsi. Wanasoma muri Bibiliya ukuri ubonyemo ukaba utakwemererwa kugushyira mu bikorwa bitewe n'uko hejuru yawe hari utabyemera. Ubwo ni ububata. Mu Bakorinto igice cya 7 haranditswe ngo twacungujwe igiciro cyinshi, nuko rero tukemere kuba imbata z'abantu. Ngira ngo iryo jambo rirumvikanye. Ububata bwa kabiri ni ububata bw'icyaha. Muri cya gice twasomaga cya Yohana igice cya 8 umurongo wa 33 haranditse ngo baramusubiza bati ko turi mu byaro bwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha aba ari imbata y'ibyaha. Ubwo nanone ibyaha biratubata. Ibyaha hari ukuntu iyo byamaze kugushobora bijya bikuyobora gukora ibyo udashaka, mu mutima ukaba utabishaka ariko ukabikora. Uriya ntimugire ngo abantu bose b'indaya birabanezeza. Ntabwo bibanezeza. Hari abicuza, hari abababara, hari abarira ariko bakibuka n'ubundi babikoze. Abanywi b'inzoga bose ntabwo ariko bibanezeza. Hari igihe bigera hagati bikamucanga, akabona amafaranga yayamaze, akabona ibintu yabitsembye, yarangiza akarira akababara. Ariko mu gitabo kimwe cyitwa Rengera ubuzima haranditswe ngo bakwiriye kugirirwa imbabazi ngo bitewe n'uko ngo haba hari ikibasunika n'ikibakurura. Akabareka arabakurura, n'irari ribarimo cyangwa ipfa ry'inzoga naryo rikabasunika, ubwo baba bari mu kaga gakomeye. Akabyanga ariko akanabikora kuko byamubase. Ikindi cya gatatu wari no kuba imbata z'inyigisho zitari z'ukuri, inyigisho z'ibinyoma. Kwa kundi imbata zititekererezaga, hari n'abari mu myizerere ariko badafite umudendezo wo kwitekerereza, ugasanga ibyo abwiwe n'ibyagendeyemo nubwo byaba bidafite ishingiro, kandi ibyo byo murabona yuko byamaze kuba gikwira. Ikintangaza ni uko abantu bagize ubwenge kubera amashuri, kubera iterambere. Abagabo bakomeye bashaka umudendezo w'ibihugu byabo byakoronizwaga, ariko ntibashaka umudendezo mu by'iyobokamana. Abantu bakomeza kuyoborwa n'ibitariho. Nk'ubu murabona turi kwegereza tariki 25 z'ukwa 12. Harya ni iki kizabaho? 25 z'ukwa 12 ni uwo munsi mukuru. Ni umunsi mukuru wa Noheli. Isi yose irawuzi, abanyamadini bose barawuzi, abize amashuri bakayaminuza bizihiza Noheli, ariko babaje ngo yanditswe muri Bibiliya nta murongo n'umwe ushobora kuboneka. Ariko abantu bose barabifite. Abatajijutse bazi yuko buriya muri Bibiliya hari aho byanditswe, abajijutse bo bazi yuko ntaho byanditswe, ariko bitewe n'uko abantu bose bafashwe muri uwo rucundura budafite aho byanditswe, ubwo bose barabiyoboka. Urabona nk'ubu ngubu hari abantu benshi by'umwihariko nko mu bashyitsi batashye ubukwe aribwo bwa mbere, buriya hari ukuntu bazi yuko ibi byo ndi gukora ari ugusezeranya Berite n'uriya mukobwa. Hariho bazi ko aribyo ndi gukora rwose, ahubwo wenda bakaba bari kugira ngo nuko twebwe abagorozi hari ibyo tujya tubanza twavuga ariko turi busoze nk'uko bajya babibona. Ariko reka mbabwire yuko gusezeranya nta kwanditswe muri Bibiliya, ahubwo handitswe gusezerana. Muri Bibiliya handitswe gusezerana, ariko ntabwo handitswe gusezeranya. Kandi gusezerana kuba hagati y'abantu babiri, iyo ari uko gushyingiranwa haba hagati y'abantu babiri. Babwiza ukuri ko n'ababyeyi baba bana bacu ntabwo bashobora kuba batazi, kandi n'iby'ukuri aho bari abasezeraniye. Kandi mu muco wacu, ariko ni n'umuco wa Bibiliya, umusore n'ubanza kubwira umukobwa ati naragukunze nifuza ko twazubakana. Burya niko biteganijwe haba muri Bibiliya haba mu muko w'ubuhanuzi. Nubwo iterambere rigenda ribihindura rikabihindanya,
reka mbwira abahungu nubona umukobwa ahangaye kukubwira ngo uzamushyingirwe uzabugushira ishyano nubyemera. Biba bicuramye rwose, nta hantu byanditswe, ntibiri mu muco, ntibiri no muri Bibiliya. Ntabwo biri muri Bibiliya. Nunabona afite ibimenyetso byo kukuresharesha nk'ushaka kubivuga, uzamenye ko ataba umugore mwiza. Ubundi agomba kubaho ngaho niko Imana yabipanze, wagategereza ukazamubwira, nuko asigaye bw'amahirwe Nyagasani akazabona uje. Ariko we kugira ngo azakwibwirira ritobore, akubwire ngo nifuza yuko wazambera umugabo, nta byanditswe bihari bibivuga, nubwo iterambere rigenda rizana ibintu bihindanye. Ubwo rero igihe umusore abwiye umukobwa ati nifuza ko tuzabana, umukobwa nawe ufite ibitekerezo bizima, ntabwo ajya amera nk'umucuruzi wari utegereje umukiriya, kubera ko ashobora no kubikubwira ariko atari Imana ikoherereje, ahubwo ariyo Satani yazanye. Niyo mpamvu ubwo yabonye igihe cyo kukurambagiza, ibyanditswe bitubwira ko nawe ugomba gufata igihe cyo kumurambagiza ukamuperereza, kandi ukanyura inzira nawe adashobora kumenya yuko uri kumukurikirana, ibyo byose ukabimenya. Byanditswe birabitubwira. Nubwo bigenda bivaho, ariko niyo ntandaro y'izi ngo zifite akaga zo mu minsi y'imperuka. Nyuma yaho igisubizo kikazaza kiri kuvuga ngo ubwo wambwiye ko ushaka ko kubera umufasha, ndemeye nzamuba. Ubwo baba bagize bati, baba basezeranye. Ubwo niho processes zitangira, kubibwira ababyeyi, kubibwira itorero, gusaba kukabaho, gukwa kukaba, hagateganywa umunsi nk'uyu tumaze iminsi dutegereje, tuzi yuko Berite azakora ubukwe, twese twari tubikeneye. Murabona abantu baje, twe twaraye, niba mvuga ngo twaraye imbarara, niba mvuga ngo twaraye he, ariko saa saba z'ijoro twari turi imbarara. Ubwo cyatumye tuza baravuga ngo tuze kureba amasezerano yabo, ariko ntabwo twari tuje kubasezeranya. Kuko muri Bibiliya muri Amose 3 harimo ijambo rivuga Amose 3 murongo, reka nsome mu murongo wa 3 haranditse ngo mbese abantu babiri bajana batasezeranye. Gusa nta bisubizo mwabona, ntabwo byashoboka. Abantu babiri ntabwo bashobora kujyana batageze batasezeranye. Ahubwo birakwiriye ko twajya tumenya ibi bintu byavuye. Ubundi muri Daniel igice cya 7 hahanuwe ubwami buzayoborwa n'umwami uzishyira mu mwanya w'Imana, maze iby'Imana yakagombye gukora wakajya bikora. Birananditswe ngo azigira inama zo guhindura ibihe n'amaki, kandi azashyira mu Batesalonike ba 2 igice cya 2 ngo azishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose, ngo yicare no mu rusengero kugira ngo asengwe. Uwo amaze kuboneka niwe washyizeho, niwe wavanye w'isaba atashyiraho icyumweru, ashyiraho Noheri. Yari byarahanuwe muri Timoteyo ngo nanaza nibanaza abo bantu bazabuzanya kurongora, abitwa abakozi b'Imana bababuza gushyingirwa, kandi ari byo byera. Imana yaragennye ko umugabo wese agira uwe mugore. Ariko hari naho muzasoma nibo bashyizeho izi Noheri. Noneho mu bitabo byabo bandika yuko gushyingiranwa ari isakaramenta, ariko ko rifata ari uko rihawe umugisha n'umupadiri cyangwa umusaseridoti. Ibyo byashyizweho na papa witwa Soteri mu wa 35, muzabisoma mu gatabo kitwa uruhekane rw'abapapa. Iyo muri kubona amadini uhereye kuri Gatolika afata abadive n'abaporoso bari gusezeranya, agahangara akabaza nk'uko ngabaza Berite ngo mbese uzamukunda. Mbese niba nicyo kibazo cyari gikenewe, nibura sinarigiye kumaza ngo mbere waramukunze. Niba byari ngombwa yuko tubaza ntiyakagombye kuba mbere waramukunze, wamwere mugazamukunda munzayigihe. Ntabwo bishoboka. Urumva yuko ibyo bintu bidafite aho bikomoka mu byanditswe, ariko byarakomejwe birashimangirwa, amadini arabiyoboka. Niyo mpamvu uzanabibona nko mu gatabo kitwa Kanoni za Kanisa k'Abadivantiste umunsi wa 7 handitswemo ko gushyingiranwa mu itorero ry'Abadivantiste nta wundi wemerewe gusezeranya umusore n'umuhungu ngo keretse pasitore wenyine, nawe be wa wundi warambitsweho ibiganza ngo hakuna njia nyingine. Ariko guhuza umugabo n'umugore ntabwo ari iby'umuntu, ni iby'Imana. None se ba papa batari bazi idini na ba sogokuru izabo ntizafasha? Bikubabaza, ntabwo zafasha. Kandi ubwo batubyara nazo turi kubyara abandi, ahubwo twenda no kuzashingira, ubwo biracyanyeganyega.
bose bagiye kwa patisere uyu ugushyingiranwa ni kurera urugo n'amatungo wabihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza nta wundi umuguha ninde? N'abo bapagani. Njya mbona ibintu byo gushyingiranwa ni ibintu biteye ubwoba, biraremereye, ni ibintu bitagomba gukorwa abantu bakina. Niba hari ingingo tugomba gutekerezaho twitonze niyo, cyane cyane kuri barumuna bacu batarashaka. Impamvu nuko iyo mushyingiranwe muba muvanze ubuzima bwanyu, kandi Imana niyo ibaha umugisha igatuma mubana. Ariko igikomeye kuruta ibindi byose nuko atari ibyo wavamo uko wishakiye. Gushyingiranwa kurera, Imana ntabwo yigeze igena ko hari undi muntu uzahagarara mu mwanya wayo ngo abikorere abantu, ahubwo Imana niyo ihuza abantu. Gushyingiranwa ntabwo bizanwa n'uko ari iterambere, ntabwo bizanwa no kujijuka, ntabwo ari civilisation. Njya ndeba hano iwacu dutuye, buri wese ibyo ndibuvuge nubwo ndibuvuge mu marenga ariko murabyumva, hari abantu batajya bahangayika, nta mirimo bagira, ntabwo bajya bacuruza, biga ntibajya biga. Emwe hari n'igihe leta ibubakira amazu ngenduranye nabo hirya iyo bakayapfumura ngo ntibashoboye kuba ahantu batari kureba hanze. Ntabwo mushobora kuba muri kubamenya, ariko nabo nubwo nta rindi terambere no kureba hirya, ariko gushyingiranwa barabizi. Bagira ubukwe, bagira abana, bagira abakazana na ba sekuru n'abuzukuru. Ibyo ngibyo barabigira kuko ari gahunda yashyizweho n'Imana, ntabwo ari iy'abantu. Ubwo rero ibyo kuzana ngo uzamukunda, uzamurwaza, uzamubana, uzamugira ute, ntabwo ari byo wamubaza buno, kandi yaramuhisemo amutoranije mu bandi benshi. Ahubwo ubaye uri wabagira inama, wababwira uti Imana izabafashe, urukundo rwanyu ruzakomeza. Ariko buriya ni umugenzo udafite aho wanditswe muri Bibiliya. Noneho tuvanye ku kuba ukuri kutizera bizadufasha kandi bikatugirira umumaro, ukuri kuzanadufasha no mu mutima no kubaka ingo. Ariko reka mbabwire bazandimwe, wenda umubwire babashyitsi bacu, ibyo muri bubone bidakozwe, mumenye yuko ari uko tutabifite inyandiko muri Bibiliya. Kuko ibyera by'Imana byose Satani yagambiriye kubyanduza, arabivangavanga, afata ibyo abantu abishyiramo. Nasomye mu gitabo cyitwa Evangelize paji ya 69, haranditswe ngo nta hame na rimwe Imana yashyizeho Satani yababariye ngo areke kurigabaho igitero. Byaba n'iry'ubukwe yarigabyeho igitero, kandi ibitero yagabye ku bukwe ubukwe Satani yarabizazanije. Nimwumve, yarabizazanije. Yazanye imico yacu y'amoko yacu ashyiramo, azana imico y'amadini, imigenzo yayo ashyiramo, afata iterambere ashyiramo. Mbese ibitero byagaruye ku bukwe byanyuze mu nzira zingahe bavandimwe? Eshatu. Imico y'amoko n'uturere ubwo mubishyira hamwe, imigenzo y'amadini Satani yinjizamo, afata iterambere naryo acomekamo. Ubwo ibintu biragenda birahindana, birabimangana. Ubwo rero ijambo ry'Imana ritubwira yuko mu gitabo cya Matayo, buriya reka nsome muri Yohana, nakoreka mbanze Yeremiya, nyuma yaho nsome muri Matayo. Yeremiya ndasoma mu gice cya mbere umurongo wa 10. Dore mushyize hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Abagorezi uhereye ku batubanjirije ukageza kuri twebwe abariho buno, twahawe imirimo 5. 3 yose irababaje, 2 niyo myiza. Ngo mushaka mwayumva. Dore mushyize hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, no kubaka no gutera imbuto. Navuze 5 ahubwo ni 6. Tuzarandura iki? Ntabwo ari gushakashaka ibyo tukwiriye kurandura, ahubwo byaranditswe muri Matayo, ni mu gice cya 15 umurongo wa 13. Ibikwiriye kuzajya birandurwa biranditswe muri Matayo 15 umurongo wa 13. Aravuze ngo, arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizagira gite?
ariko umuntu kumva ayatari amarembo. None se hano hari ibiti bituzengurutse, icyo Imana yateye n'icyo itateye n'ikiye ngo tumenye icyo turandura. Ntabwo ari ibiti biri kuvugwa, ahubwo ni amahame abantu bashyizeho bagenderamo. Noneho ni ukuvuga ngo tuzajya tureba icyashyizwemo n'abantu ariko kitavuzwe mu ijambo ry'Imana tugishyire ku ruhande. Niyo mpamvu ibyo mutari bubone ntabwo biba bitewe n'uko tutazi ko bikorwa, ahubwo n'uko bitagira aho bigenze bite byanditswe. Uriya ntabwo turi butwikurura, ntabwo dutwikurura rwose. Iyo dushingiye umugenaza ahangaha ibirori biri bubere, ibintu bikajya ku ndaro, twasoza hano tumaze kurya no kunywa, iyo byateguwe tumaze kuririmba, tumaze gusenga, umukwe n'umugeni we bakajya mu ndaro, abashaka kubataramira bakabana nabo, abataha bagataha. Ibyo byo gutwikurura ntaho byanditswe muri Bibiliya, niyo mpamvu mutari mubibona. Igisirimu cyo kuvuga ngo isaha irageze, noneho umukobwa nanjye hariya afate sebukwe ku rutugu batangire bifotozanye, ntabyo muri bubone. Ibyo ni amahimbyo y'iterambere ariko ntaho byanditswe. Ifoto y'urwibutso yafatwa, ariko ubundi byanditswe bivuga yuko ikiranga abagore bakwiye kujya bagira isoni n'ubwo zo kugenda zishira. Ntabwo byanditswe se, ni kubabaza muri bariya zanyu nabisomye njyenyine, ntabwo byanditswe. Abagore bakwiye kujya bagira iki, bitonda. Umugore utagira isoni ubwo biba byaramucanze, biba byaramucanze. Bakwiye kugira isoni bakitonda, isoni zikaba ku maso, bakambara imyambaro bakikwiza. None se niba nabo maze abakecuru nka bariya niba nabo babwira ngo bagire isoni, umugeni si ukwiye kugira nyinshi mu by'ukuri, nukwiye kugira nyinshi. Ariko nubwo bigenda bishira, igisimu kagenda kiruvanaho, ntabwo byanditse bibyemeye. Ukuri nitukumenya tuzaturatura. Reka nsomere ino jambo, iyi ngingo nyiveho, iyi nayitinzeho izindi ndihuta. Mu gitabo cy'uburezi paji ya 217 haranditse ngo gukunda Bibiliya by'ukuri nibiramuka bivutse mu mutima, maze yiga akiyumvisha ubwaguke bw'iyo nganzo n'agaciro k'uburezi buyirimo, azifuza gukoresha akanya kose abonye kugira ngo yegerane n'ijambo ry'Imana. Kuryiga kwe ntazabiharira gusa igihe n'ahantu runaka, bize mu rusengero cyangwa ahandi, kandi kuryiga ubudatogora nibwo buryo bwiza bwo kwimenyereza gukunda ibyanditswe. Umwigishwa wa Bibiliya wese nayihoranwe buri gihe, uko ubonye akanya soma umurongo kandi utekerezeho Imana ihimbaza. Bibiliya tuyihorane mu ngo zacu. Nasomye ijambo mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, aravuga ngo hahirwa umuryango. Iri jambo nubwo abakoze ubukwe uyu munsi baba bari mu marere, nanjye rero nabukoze hari igihe bari kurindira nanjye ndi muri karuvati nka kuriya, ubwo mbivuze nabamenye ibyo ndi kuvuga. Bo kuri uyu mwanya ntabwo baba bafite amatwi yo kumva, biba byabarenze, ariko iri ryo bihangane baryumve kuko ni ingenzi. Muri icyo gitabo haranditse ngo hahirwa umuryango uhereye umunsi wabayeho washinzwe, umunsi wose bagiye bawutangiza amasengesho kandi bakawusozesha amasengesho. Hari abatarigeze babona ayo mahirwe, ariko uwo muryango urahirwa. Mbese uhereye uyu munsi, mbese uhereye mu gitondo, uhereye nimugoroba, kuko umunsi utangira nimugoroba, umunsi wose bazajya bawutangiza anaki kandi bakawusoza bawusoresheje anaki amasengesho. Urwo ni rwo rukuta ngo Imana yageneye umuryango ngo ruzawukingire ibitero byose Satani azawugabaho. Rero reka Bibiliya ibumufasha mu ngo zabo. Tujye ku ngingo ya kabiri. Ku ngingo ya kabiri ni ukurwanya ibyaha ndetse no kubinesha. Mu migani kwanga ibyaha no kubirwanya mu ngingo ya kabiri ni umuganda wa kabiri utuma urugo rukomera. Migani 14:34 icyaha ni kibi. Icyaha ni kibi 14:34 haranditse ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Umuntu ari kwigisha rero abashaka kureba niba abari kumwumva, abari kubwira bamwumva, ariko murabona ko bamwe baraha abandi baraha kandi amaso ari hamwe, ariko nta kibazo, nizere ko muri kumva kuko nta zuba riri kubotsa. Gukiranuka gushyira ishanga hejuru, ariko icyaha gikoza
amoko yose iki isoni. Buriya iyo ugiye hirya y'iki gihugu cyacu niho ujya umenya uburyo icyaha ari kibi. Ubwo nshaka kuvuga amahano n'ibyago byabaye muri iki gihugu ntaho bitageze ku isi. Ujya ubimenya neza iyo wambutse umupaka bakakubaza ngo mbe uruwahe. Iyo uvuze na n'ubu hariho abazi ngo mu Rwanda turacicana bitewe n'uko icyaha gikoze isa n'amoko yose. Ndibuka aho twageze nge na Jeff tugeze muri Arusha, tugeze ku muntu tugiye kumubwiriza aratubaza ati muri abahe, turi Abanyarwanda. Mwana muje kunyica, niko yatubajije. Icyaha ni iki? Icyaha ni kirimo gikoze isoni amoko angana iki? Amoko yose. Nta muryango wubahwa bitewe n'uko ufite abanyabyaha benshi. Habaye hari indaya iri hariya mu Ibereshi, akaba ari umukobwa wawe wakunaniye, ukumva bari kumuganira muri mu modoka, ntiwahangara kuvuga ngo uwo ni umukobwa wanjye. Habaye hari igihugu cy'igisambo cyajogereje abantu hano muri iyi karitsiye, maze ukumva bari kumuvuga bati hari icyana kirekire cy'urukara kituguye nabi, ntabwo bavuga ngo ni umuhungu wanjye. Wamwara ugira amahirwe ntiramenya atari uwawe. Icyaha gikoze isoni amoko angana iki? Ntabwo icyaha ari umutungo twakagombye kujya dukunda. Umuntu wese icyaha kiriwe, reka mbasomere amagambo yanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe. Ni umuzingo wa 2 bari gusobanura uyu murongo. Ni umuzingo wa 2 urupapuro rwa 433 basobanuye uyu murongo. Reka ngusomere kandi Imana idufashe tuwumve. Ni ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 ni paje ya 433 433. Reka aya magambo muyumve. Bari gusobanura umurongo ukiranuka gushyira ishanga hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko angana iki? Les péchés désorganisés, ibyaha bitera umuvurungano. Uko l'entretien, ahantu hose icyaha gifashwe neza cyangwa se gikorerwa entretien. Ubundi entretien mbese ntikorerwa imodoka. Bari gushaka yuko icyuma gishaje bagisimbuza ikindi, mbese igira ubuzima, igira ubuziranenge. Hari n'abantu icyaha kibarimo badashaka ko kibangamirwa, bashaka ko gikorerwa entretien, kikamererwa neza, kigasagamba. Ahantu hose gifashwe neza, dans un cœur, habe mu mutima, dans une famille, habe mu muryango, ou dans une communauté cyangwa mu itorero, il y a du désordre, nta bindi bihavuga keretse imivurungano, delite intambara, de désaccord kutumvikana, de l'inimité inzangano, de l'envie ishari, igomwa, de la jalousie ishari, parce que l'ennemi de l'homme et de Dieu domine sur les esprits. Nta kindi kiba kibiteye nuko umwanzi w'Imana n'abantu aba ari we uba warigaruriye umutima wose. Icyaha gitera imivurungano. Buriya hari ukuntu tujya duteza abana bacu ibyaha. Yewe najyaga mbibona mu by'ukuri turi bato tutarashobora kwifatira imyanzuro, kandi ubwo buriganya bwa Satani ntabwo yabushoje ku gihe cyacu, na n'ubu buracyahari. Ariko icyaha uzamenye ko iyo uteye imbuto zacyo, amahwa nikimara kumera ntabwo kizamera ari imbuto, ahubwo kizamera ari amahwa. Najyaga mbona abasaza yaba so wanyu agutuma akaguha inkono ngo jya kumutekereza, kandi gutegera ntabwo ari gushyira mu ishirira gusa, ahubwo ni ugenza ute n'ugukuru ugatumura. Ubwo ntabwo yabaga ari kugwantere nasa, ntabwo yabaga ari imyitozo yabaga bagushyizemo. Baba bafite inzoga bakajya bagusomeshaho uri umwana muto. Na n'ubu birahari. Urabona abantu bagenda batoza abana babo kunywa inzoga, akamusomeshaho gake. Hari n'igihe ukibona ari ibintu biteye agahinda, biteye n'ubwoba. Ukabona umuntu afashe inzoga ikarishye ari kujya asomeshaho umwana we, bakamufotora amusomesha, maze agaseka nk'ukoze ikintu cyiza. Uwo mwana uri gutoza inzoga agakura ubwonko bwe bwarakarabutse, azagera igihe ariwe yumva itamuhagije inyota, mbese atageze ku nyota, noneho hamwe n'urumogi. Arangize abone diploma, arangije amashuri, ariko wamuha n'impamyabushobozi yo kunywa urumogi. Ahinduke ikimara, ahinduke utintonda, ahinduke uwacuramye ubwenge,
utangira kuvuga ngo iki gihe kiratunaniye, naho ari wowe watanze imyitozo. Nasomye mu gitabo cyitwa Ministère de la Guérison, harimo amagambo avuga ngo Satani ni umunyamubare, niyo ari kureba urubyiruko ngo ajya rutegura hakiri kare. Njya mbibona, ubundi murabona abanyabwenge bose bafite uko bategura abana bakiri batoya. Ndabona ko na leta ifite abana ijya yigisha, yamubonamo ubwenge, bakabaha buruse, bakabajyana mu bigo bidasanzwe kugira ngo ejo n'ejo bundi bazaha igihugu umusaruro. Siko bimeze? Satani nawe ngo yari gushaka abazamuha umubyizi munini imbere. Byanditswe muri icyo gitabo ngo aje areba abantu akabatera gushinga inganda za bombo na za gato, inganda zo gukora imbombo, ngo agatera ababyeyi kujya bagura imbombo ngo baziha abana. Ngo umubare Satani abarimo ngo ni kugira ngo abo bana bamenyerezwe bombo, biyubake n'inyota y'inzoga, ngo nibamara kuba bakuru ngo bazaba abakiriya badasiba mu ihoteli. Ngo ni umubare Satani abara. Umwana agahabwa inzoga, umwana agahabwa bombo bitari ibiryo, bidafite icyo bimaze, maze igihe cyazagera atangiye kuba ingimbi. Ubundi rero baranditse mu gitabo cyitwa Les Adolescents et leurs parents, baravuze mu ingimbi zifite ibiziranga abantu bose bagomba kwitondera, ngo by'umwihariko ab'iki gihe, ngo bitewe n'uko iri terambere rifite uko ribonona, ngo ingimbi ngo mu ba mbere ipima ko badafite ubwenge ni ababyeyi bayibyaye, ngo aba yizera itarangiye yabaza ikibazo na gito ngo ni urungano, ngo nibo bamuha inama ngo akazemera atagize akabazo na gato yibaza. Iyo ageze ku mwanya wo kwigumura, baranditse ngo abasa n'uvuye mu mwijima ageze ahabona, ngo nubwo uri kubona izina n'ishusho akiri wa wundi, ngo ariko wowe imbere ngo aba yaravuyemo, waba haraje undi utazi. Iyo ageze kuri uwo mwanya rero agiye kwigumura, ntabwo kuba waramutoje kunywa inzoga nangwa urumogi ntabwo uzanezera, ntabwo uzanezera. Ubwo rero icyaha Bibiliya itugira inama yo kucyamagana kikava mu ngo zacu. Reka dusome mu gitabo cya Yobu. Kwanga ibyaha no kubirwanya ni bimwe mu bizadufasha gusenyera Satani, kandi tukagira imiryango myiza n'imiryango yacu ikagira imiganda ikomeye. Mu gice cya Yobu cya 11 ndasoma kuri uyu murongo wa 13, nuboneza umutima wawe ukawutegera amaboko, niba hari ikibi kiri mu kuboko kwawe ugite kure, kandi we kwemera ko gukiranirwa kuba mu rugo rwawe Imana ihimbaza. Umuntu wese ushaka Imana agiriwe inama ngo ye kwemera ko gukiranirwa kuba hehe, kuba mu rugo rwawe. Ariko hari abantu bubaka ingo mu by'ukuri Imana itabamo, nta kuri. Mbese akaba ari umuntu ufite urugo rumaze imyaka 30, nta ndirimbo, nta Bibiliya, nta sengesho, ibirimo n'inzoga n'ibitutsi. Abantu bari bakomeye, abantu bari bakomeye mu by'ukuri. Uwagira ngo abantu baje ku murongo ibintu byatungana. Nari ndi gusoma muri kano gatabo bari kuvuga ibyaha y'abantu babyimitse mu ngo zabo, maze bakemera yuko bihabwa intebe, ibintu birazambagurika. Muri kano gatabo ku ipaji ya 10 kitwa kwirinda. Satani yakoranije inama mu rwego rwo hejuru ngo ahamagaza abamarayika be bose. Urabona ko iyo habaye inama, umuyobozi mukuru arategereza abo hasi bakavuga, wakazafata conclusion, sibyo? Agatanga ibitekerezo by'akanzu, agatanga umurongo. Satani rero ngo badayimoni batanze ibitekerezo byinshi, ibyabo ntabwo byanditswe, ahubwo handitswe igitekerezo cya Satani. Haranditswemo Satani yakoranije abamarayika baguye ngo bashakashaka uko bavumbura ibibi bishoboka bakorera umuryango wa mwene muntu. Ese muri kumva sije iyo nama? Kubabaza iyo nama sije yayo murayumvise? Ingingo nyamukuru bari kwiga ntabwo ari ebyiri, ahubwo ngo nizingaye. Imwe murashakashaka uko bavumbura ibibi bagirira umuryango wa mwene muntu. Hano haranditse ngo hatanzwe ibitekerezo kimwe ku kindi, maze ku musozo Satani apfura inama ikurikira. Avuga ko azafata imbuto z'imizabibu, agafata ingano n'ibindi bintu Imana yahaye umuntu ngo bimubere ibyo kurya, abihinduremo uburozi buzarimbura ubushobozi bw'umuntu bw'impagarike, ubw'ubwenge n'ubw'imico mbonera, yigarurira inzira ze z'ubwenge, maze
abashe kumwitegekera uko ashaka. Ukumva iyo nta Satani yapanze ngo azakoresha ibinyampeke, akoresha imbuto Imana yahaye umuntu ngo byubake ubwonko maze abihindura ibisindisha kugira ngo bizonone ubushobozi bw'umuntu bw'intekerezo n'umubiri n'ubw'imico mbonera. Mbega umugambi mubi, mbega inama mbi twacuriwe. Reka mabwire impamvu mubona Satani ibi bintu ariwe koko wabikoze kandi akaba ari igihamya kitavuguruzwa, nuko za leta zo mu isi ziza zirwanya ibyaha pe, ziza zirwanya ibyaha byinshi, ariko wajya kubona ukabona hari ibiyobyabwenge bimwe biciriweho iteka, ibindi byo bikemerwa ngo bifite ubuziranenge. Ariko mu by'ukuri iyo umuntu anywa whisky yarangiza akayoberwa iyo atahana, ugasanga yaje kunywa ariko yibetseho umusore uri butwara imodoka wamaze gusinda atashobora kuyitwara. Nibyo icyo nicyo gifite ubuziranenge ute mu by'ukuri ku buryo kitakorwa mu bwonko bw'umuntu. Twebwe tubyiga nk'ibi atari kugira ngo ababishinzwe cyangwa abashyigikiye babivaneho, ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko umuntu wese ushaka Imana no kurinda ubuzima bwe arasabwa kumenya yuko nta kiyobyabwenge cyagira ubuziranenge igihe cyose kizonona ubwonko bwe. Hano mwumve ko banditse uko bijya bigenza. Aranditse ku paje ndatekereza ari ya 12, aranditse ngo oya ni hepfo. Reka turebe aho dusoma iri jambo. Reka turebe aho dusoma iri jambo. Mwumve uburyo Satani aje arimanganya abantu kandi akabonona. Iyo yamaze guteza ziriya ngorane, abantu bararimangana, abantu bagakora ibyaha, ubwenge bukayoba, maze ugasanga ibintu byabaye bibi. Reka turebe hano muri kano gatabo ipaji 24 baranditse ngo niba ushaka kumenya ububi bw'inzoga itegereza urugo rw'umusinzi. Mwiki zirikana ubukene bwe bukomeye, ubuhanya n'imibabaro ye itarondoreka. Hari umwajya agashinga ngo ntarazi yuko inka ze zari zitiriwe imfizi runaka ngo zashira, ariko ngo none zamazwe na Pirindi. Pirindi itegereza urugo rw'umusinzi, zirikana ubukene bwe bukomeye, ubuhanya n'imibabaro yitarondoreka. Itegereza umugore we wari usanzwe anezerewe ahumba umugabo we yahindutse nk'umusazi. Mutega amatwi umusaba kumugirira imbabazi mu gihe amukubitana ubugome we amuhunga. Mbese amasezerano basezeranye mu gihe cyo gushyingiranwa kwabo arihe? Mbese rwa rukundo yagombaga kumukundwakaza, za mbaraga yagombaga kumurindisha birihe? Mbega zarashonze nk'amabuye y'agaciro ashyizwe mu itanura ry'umuriro ugurumana, zishongera mu gikombe kibizira. Izo mbaraga, izo mpuhwe, urwo rukundo ngo byashongeye mu gikombe kiri kibavandimwe. Maze muri Satani ukuntu yatwononye, murabona ko iyi ari Bibiliya. Iyi ni Bibiliya. Ngo gutwara Bibiliya ngo nibyo biteye isoni, ku buryo n'umuntu uyifite atarakomera neza ajya ahura n'uwasinda avuga ngo nawe wabaye imbwa yo gutwara Bibiliya. Uwo ufite Bibiliya akaba ari umwara, ariko umwazwa n'uri kugenda yandika 8 atazi niyo ari kuyi. Satani yatwubatsemo umuco ntazi uko umeze, ngo kuba umugabo ngo uzavuga ngo ijambo ryumvikane ngo nuko waba uri kunywa inzoga. Oya bana b'Imana, reka mbabwire ngo mwese abari hano nta n'umwe uri mu muryango udafite icyo yatwawe n'inzoga. Subiza amaso inyuma iwanyu urebe. Kandi Satani ukuntu ari umuhanga, yateguye iz'abakire ategura n'iz'abakene kandi bagasinda kimwe. Hari utangwa sirutu wii, hari abakire bakize pe ntabwo bamubuginga, ahubwo n'umurabisiye y'ibihumbi 200, ariko n'uguza kade safra y'ibiceri 2 bose bagasinda kimwe bakabirwe bataha. Kandi ni mubi yakoze uburyo buri wese azajya abona icyaresha nacyo icyashoboye.
rero bana b'Imana reka mbabwize ukuri Imana idufashe igihe kirageze ngo ubuzima bwacu tubutungane. Ingo zacu ntabwo zakubakika neza habaye harimo icyaha kimwe, sibyo? Wimitse ubusambanyi ukajya uciyo hirya, umugore ukamusiga ukagenda ukajya kubyaragura iyo hirya, ntabwo urwo rugo ruzagira umutekano. Kandi ububi bw'ibyaha ntabwo ibyaha bimeze nk'amafaranga. Ubundi umugabo anyuze hano agashaka amafaranga akazana miliyoni, umugore agataha akazana amafaranga akazana miliyoni, babe baye abanyabwenge bakwishima bagakundana, urugo rugatera imbere. Ariko niba umugabo yataha akabyara abana n'umugore akabyara abana bakishima ngo bazanye, bakwishima ngo turi kubagwiza vuba ngo nta kibazo mu rugo uhahiye hirya nanjye ngahahiye. Icyaha ntabwo gitera abantu gukundana, aho kiri ko hose gitera kuvurungana. Icyaha rero ni umwanzi w'urugo. Niyo mpamvu biri tubwire ngo we kwemera ko gukiranirwa kuba hehe, kuba mu rugo rwawe. Ibyaha byamagane, byamagane. Nubwo tumaze kuba inganzwa, tukaba inganzwa, umukobwa wawe akajya yambarira ubusahuri, ahubwo akaba ari umwana ukajya ureba hirya hirya, we rwose nta soni nta kenge. Ntabwo byari bikwiriye. Ubundi byanditswe byera, haraho mperutse gutaha ubukwe, noneho ngira ibyago aba ari njye wari uyoboye nk'uko bamucaye uyoboye. Murabona uko abantu bicaye barebana n'aba nuko abazanye umugeni haza abakobwa, twese twararebye tureba nko hirya, baraza bicara nk'ahandi imbere bahanganye na ba basaza baramwara bareba nk'iriya, none se bahora urebye inyuma kandi mbese n'umubwira uko mwareba uramutse udashaka kureba hariya. Nyoboye mbwira ababyeyi bakuze nk'aba ngaba bari bazanye n'abakobwa, abakobwa banyu bicaye nabi kandi bicaye imbere. Nabo namushaka uko mubagira, nabo bashaka kubwira umuntu ufite imyaka 25 ngo wicaye nabi, wambaye nabi, tena imbere y'abasaza. Uyu muco wacu umeze ute? Iyi si buri kujyayo mu by'ukuri, duhumiriza amaso ngo nta kibazo mu iterambere tunyurwe gute? Ababyeyi muhaguruka mugacyaha ibyo bintu, uramenya mubona byaraciyemo nta kibazo, mbega ubwo byaciyemo. Batujye tubabwira ahantu ho tuba tubabonye rwose, ahantu ho tuba tubabonye, kandi ntabwo tugendereye kubakomeretsa, turugira ngo mwige ikinyabupfura. Bakobwa biga ikinyabupfura. Uwo mubyeyi aragenda arababwira ati ajyana igitenge, arabaha ngo bapfuke, baranga. Umubyeyi mbona aramwaye, yicumira nka hariya hirya, nuko undi wari wicaranye nabo arahendahenda, ngiye kubona mbona igitenge bashyizeho 25 cyangwa 30, nta kumwara. None shobora ngo ajye kwicara inyuma, ahubwo kwicara hano imbere ari kurebana nawe bazeye. Ni ikibazo isi yatubura, ntabwo iri kugana ahantu heza, ntabwo ari heza. Rero ntukemere ko gukiranirwa kuba hehe, kuba mu rugo rwawe. Ibintu byari bikwiriye guhagurukirwa. Ubwo rero bw'isi yatanze uburenganzira, niyo mpamvu twebwe nk'abagorozi iki kintu turacyamagana. Ntihakagire uririmba yambaye nabi, ntihakagire uwemererwa, mbese no mu itorero burya ntabarimo. Ibyanditswe biravuga mu gitabo cyitwa Evangelize, haranditswe ngo ababwiriza benshi ngo kubwo gukenera yuko amadini yabo yuzura bizera, ngo byatumye inzira bayagura bayigira ngari, ngo gucyaha icyaha babihindura kirazira. Barabyihora ngo buri wese Imana ngo nta kibazo reba mu mutima, reba mu mutima zitabanje kureba inyuma. Ibi tubujanye gukorera mu mutima ntireba inyuma. Iyo urebye se hameze nabi iranyurwa, oya. Imana idufashe. Icyaha ntukemere ko kiba mu rugo rwawe. Icya gatatu ni ukumenya gusaba imbabazi no kuzitanga. Buriya aba bana bapfa byinshi mu muryango, nta muntu udacumura, nta muntu utagira ibyaha. Ingingo ngiye kuyisomaho umurongo umwe, ariko mbabarira na ndakubabariye ni inkingi zikomeye mu kubaka umuryango. Kandi zarananiranye, tuzi kuvuga byinshi, umuntu aravuga. Nigeze kumva bari kudusomera ngo umugore ngo umeze neza ngo avuga amagambo 25 ngo ku munsi umugabo akavuga 12,500 nimwatiye. Ariko mu magambo yatunaniye kuvuga ni mbabari. Kandi tuzi ko tujya duhemu. Niba yakoze nabi, niba wabeshye, niba yagutegetse ikintu ntugikore, niba yakubwiye yuko hari amakene mu nzu, uri umugabo ukagenda wibagiwe, yarangiza ukamutunduza abashyitsi kandi utamusigira yo guhaha akazazanirwa, vuga ngo mbabari.
barara ntabwo bisuzuguza umuntu. Iri ni ihame rya Bibiliya ryanditse mu gitabo cy'Abakolosayi. Kasome uyu murongo umwe nihute. Abakolosayi igice cya 3 umurongo Abakolosayi ndasoma igice cya 3 kuri uyu murongo wa 12. Nuko nkuko bikwiriye intore z'Imana zira kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mubabarirana ibyaha uko umuntu wese agize icyapfa n'undi, kuko umwami wacu yabababariye aba ariko namwe mubabarirana. Uko umwami wacu yatubabariye aba ariko natwe tugira dute. Hari abababariye ariko ntibibagirwe. Abatanzania bafite igiswahili bajya bakubwira ngo nitakusamehe lakini sitasahau. Ndakubabarira ko sinzagira nti cyo gitima ni kibi, ariko ni kamere ya buri wese. Kibabarira kandi wibagirwe, utangire ubuzima bushya. Bari umugabo umwe wigeze umugore wafatwa yasambanye, nuko bigeze aho umugore aratakamba ararira. Rero hari n'abajya bashukwa ariko atari yo kamere yabo, atari nabwo gushaka. Ibyo nabyo ngo twakagombye kubikora. Mu Bibiliya yanga ubusambanyi ku rwego rwo hejuru. Imana irabwanga, yanandikije ko ari cyo cyaha kimwe rukumbi cyemerera umuntu gutana n'umugore we. Ariko mu byageze hagati nuko uwo mugabo umugore aramuhendahenda, umugabo aramubwira ngo ndakubabariye ariko imbabazi za kimuntu. Nuko ageze aho bamuha agapapuro, baramubwira ati nguru urupapuro andika yuko iyi tariki ya none dutanga urugero 18 z'ukwa 12 yuko wafashwe usambana ariko ndakubabariye. Umugore arakandika ko yashakaga kubabarirwa ngo akomeze abaho, arasinya. Nuko yatinda gushyira amazi muri dushe, agapapuro kakamwereka. Yaba yatetse ibiryo bitaryoshye, agapapuro kakamwereka. Umugore aragara kubera iyo ntimba. No gupfa birashoboka ko yapfa. Iyo utababariwe cyangwa ukababarirwa n'umuntu uzahora azimbura mu muryango, abantu bagahora bazimbura, nta mahoro ashobora kuboneka. Inkingi ya 3 yashoboza abantu kugira urugo rwiza ni ukumenya gusaba imbabazi no kumenya kuzitanga. Tujye tusabana imbabazi, turabanya amafuti turahemuka, ariko udasabye imbabazi mugenzi wawe. Rero ngo mu muco w'abantu b'Abanyarwanda bo nta mugabo uhemuka, ngo nta mugabo wasaba imbabazi. Mbega we ngo ni kujya birangiriza iyo ngiyo gusa, kandi nawe yakoze amafuti akagurisha inka agenda akayanywera akarangiriza iyo, yarangiza akaza mbese uzasaba imbabazi atari cyo byari byapangiwe. Tujye dusaba imbabazi byubaka urugo, ngo nk'uko Kristo yatubabariye aba ariko natwe tugira gute tubabarirana. Reka mbabwire yuko inkingi ya 4 cyangwa se ingingo ya 4 yatuma urugo ruba rwiza ni ukumenya gushaka ibintu no kumenya kubizigama. Mpamvu mvuze iri jambo ni uko gushaka ibintu ni kimwe no kumenya kubizigama ni ikindi. Hariho abazi gushaka ibintu bazi no kubirya, ariko hari n'abazi kuzigama duke duke batazi amayero yo kubishaka. Ibi bintu iyo umenya kimwe ntumenye ikindi biragupfana, ariko ni ingingo y'ingenzi. Reka mbabwire yuko ku mugabo byamuvuzweho no ku mugore bimuvugwaho. Zaburi 128 umurongo wa mbere. Reka nsome aha havuga umugabo, aranditse ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akagenda mu nzira ze, kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye, uzajya wishima uzahirwa. Iyo umugabo ahisemo kubaha Imana, yarangiza akiyemeza gukora imirimo imurushya kugira ngo we n'urugo rwe batungwe n'ibiva hehe, nibiva mu maboko ye, ngo azahirwa kandi azanezerwa. Nta mugabo w'umunebwe ukwiriye kwemerwa. Buri muntu wese akwiriye gukora ashishikaye. Naho mu gitabo cy'imigani bavuze ku mugore nawe ko akwiriye gukora, baranditse mu migani 31. Reka uyu murongo musome nawe nsome mu make. Haranditse umurongo wa 10 ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona, arusha cyane Marijane igiciro, umutima w'umugabo uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka. Ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi, igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye, Imana ihimbaza. Umugore nawe mwiza banezezwa no gukoresha amaki. Ntabwo ari itegeko, ntabwo ari guhagarara ngo ajye abayobora gusa abakozi niyo waba ufite menshi. Umugore mwiza ngo anezezwa no gukoresha
amaboko ye ameze nk'inguge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikuye kure, ntabwo ajya ahahira muri twa dusoko twitwa utw'inyanda. Twe dusoko muratuzi tuba tundi tuba muri quartier, hari aho bajya kurangurira bavunika, hari n'abagenda bakazagura n'ababivanye kure bagahendwa ariko badashaka kujya kure. Uyu azana ibyo kurya abivanye hehe? Abivanye kure. Reka nkomeze hepfo. Azana ibyo kurya bikuye kure, abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo, agategeka abajabe imirimo ibakwiriye. Iri jambo naryo rirakaze. Abyuka kare ngo butaragira gute? Butaracya agashaka ibyo kurya, ntabwo ari ukubirya saa saba cyangwa saa sita abantu banambukaye, ahubwo ni ukubirya hakiri kare. Ubwo rero reka mwumve, muri uku guhuriza hamwe izi mbaraga buri wese akaba umukozi, urwo rugo ruranezeza, urwo rugo ruba rwiza. Nshaka gusoma ahantu habiri kuri iyi ngingo kandi ndasoma nihuta. Iki kinyejana cyacu cyangwa igisekuru dufite kirononekaye cyane, gifite ibibazo biremereye. Igitabo cy'uburezi paji ya 244 bavuze igitero cyangwa se icyorezo Satani yazanye muri iyi si yacu muri iyi minsi iheruka. Kandi ibi ngiye gusoma, ababyeyi bose bafite abana b'abasore muyategera amatwi cyane, ndetse n'abakiri batoya muremeranya nanjye yuko aya magambo aritwe twayandikiwe, nitwe twayandikiwe, aratureba. Aranditse ngo kabone nubwo hari byinshi byavuzwe ndetse bikandikwa ku byerekera agaciro k'imirimo, hari imyumvire iganje ivuga ko gukoresha amaboko bitesha umuntu agaciro. Bibiliya ivuga gukoresha amaboko cyane, ariko imyumvire iganje muri rusange ngo nivuga yuko gukoresha amaboko bitesha umuntu agaciro. Ntabwo mwari mwabona abasore bari muri chômage, ni umusore afite imbaraga, ntarwaye na gake, arangije secondaire cyangwa arangije universite, nta kazi arabona, iwabo ni abakene. Urabona ko n'akazi kagoye kukabona, aho uruhande hakaba hari eshatu bari gukoreramo bubaka, tujyanirane bari kubaka, ariko umuziro ntuzajya guterura itafari ngo nibura akorera 2,000, amenya kwigurira ikorogati, ahubwo akaba akajya aryama, akabyuka agiye kurya, akamara kurya, akazerera, akaviriya, akajiriya, afite imbaraga. Ngo impamvu biri kubitera ngo ni imyumvire iganje ivuga yuko gukoresha amaboko bari kwitesha agaki, ariko reka basomere gutagacira icyari. Abahungu basonzeye kuba bigisha, bashaka no kuba abacuruzi, bashaka no kuba abaganga, abanyamategeko, cyangwa gushyirwa mu yindi myanya itabasaba kuruha bakoresha amaboko. Nibyo musubize basakinde, nibyo cyangwa abahungu banyu ntabwo ari kubameza? Kuba abaganga, abavoka, abanyamategeko, ajya yicara ibifaranga biza. Abakobwa nabo bahunga imirimo y'imuhira maze bakiga amashuri abajyana mu yindi mirimo. Watapana muzabyitegereze mu miryango yacu. Mbese reka mbabaza, abenshi bajya bishyura bano batetsi bagize ubukwe cyangwa habaye ikiriyo, muzi ngo mukugwiza amafaranga cyangwa nuko ntabo kubikora. Ntabo turashaka kugura isafuriya ngo bayoze imbyiro zibajeho. Bose bakeneye kumenya ko abo bahungu n'abakobwa bakwiriye kumenya ko nta mugabo cyangwa umugore uteshwa agaciro no gukora umurimo w'amaboko mu bunyangamugayo. Igitesha umuntu agaciro ni ubunebwe no gutega amakiriro ku bandi. Murabyumvise? Reka turebe abantu bumvise igitesha umuntu agaciro. Nubwo ari bakeya, Imana ishimwe. Kuko nese buremo wenda n'abatabyumvise babyumva. Igitesha umuntu agaciro ni ubunebwe no gutega amakiriro kuki? Ubunebwe butera kudamarara, ingaruka ikaba ubuzima bwuzuye ubusabusa n'ikirundo. Ariho umuntu ahinduka akarima kiteguye kumeramwo ibibi byose. Iyo umuntu yicaye adakora ngo yabaye akarima ibibi byose bizameramo. Reka iyi ngingo nyizonsomye amagambo ari mu rugo rwa Gikristo, ku ipaje ya 360 ngira ngo na rimwe, urugo rumeze nk'uko ngiye gusoma hano ruba runejeje. Haranditse ngo ni 360, haranditse ngo hari ubwoko bw'ubwigenge bushimwa. Hari ubwoko bw'ubwigenge bugize buti. Gusa umwana abaye ikigenge wabyishimira, naho umugabo cyangwa umugore
ikimenyero ni umuntu ufite ibimugenga bibye atagengwa n'amategeko usanga hari, ariko ngo hari ubwoko bw'ubwigenge bushima. Ni ubuhe? Nta gisa no kwitunga ukarya ntawe ubanje gutegera ikiganza. Bavandi muri jambo ni ryiza ngo ngiki, nta gisa no kwitunga ukarya ntawe ubanje gutegera. Ese abana bacu babaye ko ntabwo twakwishima mu by'ukuri, amenya kwitunga. Ijambo rikomeye rikurikiyeho, kwifuza kwigira wowe ubwawe ni icyifuzo cyiza kandi cy'agaciro. Burya kwigira yanditswe no mu bitabo, iyo ntari nasoma hano nari nzi ngo riba muri leta gusa. Kwigira ariko itagira avuga ngo kwifuza kwigira ni icyifuzo cyiza kandi kikwiriye guhabwa agaki, gikwiriye guhabwa agaciro. Ni ngombwa kwimenyereza akamenyero ko gukora no kuzigama, ko gukora no kugira uti. Ariko umuntu aba afite telefone ngiyi, nta yindi mishinga arimo, ngiyi ngo nimbi irapfuye, ahagura indi y'umutuku, hashira iminsi ahagura indi y'umweru. Aba basore nuko bameze. Ariko hano muri gitabo banditse rino jambo baravuga ngo mugomba kwita ku byo musohora kugira ngo bitarenga ibyo mwinjiza, mugabanya amakene yayo. Se burya no mu bitabo habamo ekonomi, abo ekonomi ba muri universite gusa, ahubwo no mu bitabo by'Imana ibamo. Baratubwiye ngo uje wirinda mu muryango, uje wirinda mu buzima bwawe kugira ngo ibyo usohora bitaba byinshi kuruta ibyo ugifite. Abize amashuri bakigiye muri universite, ijambo ntabwo rya rivugwa, ahubwo se wabahute utarazi uwo mubare. Wakorera 10,000 ukajya 15 hagira ngo bizacamo. Buri munsi no kujya winjiza ideni rya 5 wazagishyura kwa kangahe, biba byapfuye. Niba winjiza 5 gerageza urye 2 uzigame 3, cyangwa urye 3 nibura uzigame 2, ariko kurya ukarangiza ukongeraho n'ideni byaba atari byiza. Intambwe ya nyuma yadufasha kubaka ingo zacu ni uguharanira kubana n'abantu amahoro, abaturanyi babo, abavandimwe babo, abo mubana, abo mubusangira. Kamabwiza ukuri, njyewe hari ibintu bibiri namenyeye nko k'umuntu abantu ari imari, ni ubukwe n'ibyago. Se muri kubyumva? Ubukwe n'ibyago buriya nubwo iki gikorwa cyateguye igihe kirekire, ariko ari kugira ngo umuryango wa Baberite pasi cyangwa mushaka wagure gakeya ugire pasi kuri gusa, abari bo bari hano muri iki gikorwa nta munezero bashobora kugira. Buriya abantu ni imari. Iyo ufite abantu ufite ibintu, kandi iyo ushaka abantu utanga ibintu abantu bakinjira. Wakwanga gusohora ibintu abantu bakabiyuka abandi ibintu. Nigeze mbona muri Tanzania umugabo umwe yarakize, yari umuntu w'umukozi wa leta, none bamuhaye pension ajya gutura mu cyaro, ariko mu munyamwaga asuzugura abaturanyi be babakene, arafunga rwose, imvura arayifunga ngo ntikanyuriwe, bakajya banyura iyo hirya. Bityo rero nugira ngo uri umunyabwenge uzajya umenya ngo hari n'abandi bafite ubwenge bukuru. Abaturage baricara, uyu muntu aradufungiye, bakora inama, barahamagara. N'ahantu hariya bita Mwanza uri kujya aho bita Musoma, ni hafi aho, hafi y'aho bita Mabu. Bakora inama baravuga bati uyu muntu ntakagira umusuhuza, ntakagira uwasuhuza ngo yikirize. Ubwo ashaka kuba wenyine mureke abe wenyine, ntakagira ugera iwe, uzagera iwe tuzamuha akato kuko tukamuhaye. Umugabo yagera mu nzira yasuhuza ntibamwikirize, bamunyuraho ntibamusuhuza, iwe ntibahagere. Abona biramucanze, aragenda ahamagara umuyobozi ati nyabuna mwambabarira ibi bintu nakoze mukabimbabarira, ushaka tukubabarira. Baragenda bahamagaza abaturage bako gace bose, baramubwira ngo tuzakubabarira ari ukuzanye imibu yuzuye umufuka. Icyo gihano bamuhaye, ugenda ufata imibu uyuzuza uyu mufuka, numara kuwuzuza utuzanira iyo mibu turakubabarira. Wayikura iyo mibu wayikura nuko aratakamba, arahenda ati icyo gihano mumpaye sinazagishobora. Nyuma yaho baje kumucira inkoni zamba, ariko bamuca ibyiru, amenya yuko kubana n'abantu bifite akamaro.
izi mvugo zibaho wakosana n'umuntu gakera ko sindyiwe azibane nanjye nzagira nti ubwo se uvuze ibintu biri mu bwenge wibanye wabute Bibiliya ikavuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amaki amahoro aho ni mu gitabo cy'Abaheburayo 12:14 wabisoma no mu Baroma igice cya 12:18 avuga ngo niba bishoboka murwanye uruhande mubana amahoro n'abantu bangana iki amahoro n'abantu bose wakagombye kuba umushinga dushoye buri wese akabana amahoro n'abantu bose abo umugore wawe baba abana bawe baba abavandimwe muvukana baba baturanye ariko ari kumva Satani ajya arimanganya abantu ugasanga bari bakwiriye gukundana nibo bangana urabona ko uyu mukobwa urugo ashakiyemo ruramwishimiye sibyo none se abo bamuzanye bo ntabwo mwishimiye ko abonye umugabo ko mutari kunsubiza babyize ntabwo mwishimiye murishimye none iyo bari bakwiriye gukundana aribo banganye baje kumva ngo ntiyumvikane na baramukazi be ntiyumvikana na baramube ngo muhungu ngo nawe ntabwo yumvikana no kwa sebukwe abo bazimu batuzamo bari ko numva bari batwari dukwiye gukundana cyane abantu barera umukobwa yagira imyaka 20 n'indi aho atabagore bati muhungu ngaho cyane sabo kuba ntabwo arabo gukunda cyangwa bahakiza kugira ngo ntabwo biciye aba ari ikintu gikomeye umuntu uguhaye umukobwa baguhaye impano ikomeye sibyo abantu bakagombye gukundana igitabo niko cyatubwiye ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amaki uyu wakabaye umushinga buri wese yemera gushoramo imbaraga Imana idufashe bari turi kwiga ijambo ritubwira ngo imiganda myiza yo kubaka umuryango nisubiyemo ni ukwizera ukuri kwanga ibyaha no kubirwanya kumenya gusaba imbabazi no kumenya kuzitanga kumenya gushaka ibintu no kumenya kubicunga no kumenya kubana n'abantu bose amaki uwagira ibyo bintu urugo rwe rwahinduka paradizo Imana ibiduhe mu izina rya Yesu.